twasomye Tabita ngo yakoraga imirimo myiza akayikora nta raporo asabwa gutanga. Yego. Urabyumva? Uko uyu munsi hari abantu bagera neza akazinduka bivuga. Bike mwiriwe ati buri iriya kanzu iriya yamba uziko ari nge wayimuguriye. Iriya modoka ni nge. Uziko iriya modoka ari nge wayimuhaye. Uziko ziriya nkweto yamba ari nge wazimuhaye. Urumva ko uriya muntu nubwo yagize neza ntagiye kwivutsa umugisha. Yanawubuze. Deja yawubuze kuko Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kuzabimenya. Ariko uzi kugira ngo umuntu akugirire neza agirirwa gutaramanye reka nkwereke. Ese pastor uzi ko buriya umukristo afata ibihumbi 100 akabitanga mu rusengero. Yaba asohotse mu rusengero ngo n'amafaranga yanjye natanze ngo n'ukuntu naguriye pastor ikote. Ariko ibyo narabyumvise. Ibyo bintu ni umuvumo. Ibyo narabyumvise. Bitandukanye rero nibyo Doruka yakoze. Doruka yakoze imirimo adategereje inyungu izagaruka. N'umushimira. Yambitse abantu atitaye ko nabo bazamwambika. Bundi kugira neza no kugira ubuntu ukwiriye gukorera muri ibi bintu uko ari bitatu. Kumenya ko abo bikoreye utabategerejemo inyungu. Amen. Icya kabiri urakoze mwene data udukurikiranye muri uyu mwanya. Turi aba pasiteri babiri dufite ibitangazamakuru bitandukanye. Ngewe mpagarara igitangazamakuru cyitwa Duhumurizanye TV. Nitwa Revera Pasiteri Ndorimana Edouard, ndumushumba nshumgitorero ryitwa Betelehemu hano ku Kimirongo. Imana ibaha umugisha. Pastor wakivuga. Yego. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese mudukunda kandi muduteze amatwi kubwo ijambo ry'Imana. Amen. Nitwa Pastor Tesire Beatrice, nanjye mfite YouTube channel Mass for All Ministry TV. Rero turi hano nk'abakozi b'Imana kugira ngo tubaganize ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Murakoze. Murakoze cyane bene data mudukurikiranye muri uyu mwanya bakunze ibijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe turi babiri kandi turifuza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rimwe riboneka mu ijambo muri Bibiliya. Ntabwo turi buze kujya kure y'ijambo ry'Imana kuko niyo ntego ya channel zacu. Yego. Kereza ko channel uhagarariye ni yo gushyira ijambo ry'Imana, indirimbo ziramya, ibiganiro byubaka, ubuhamya. Natwe nuko nguko turabisangiye rero. Amen. Ni muri ubwo buryo tutari buze kujya kure y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva nifuje jewe kandi twabihuriyeho na mugenzi wanjye ko tuganira ku ijambo riva kugira ubuntu no kugira neza. Amen. Buriya Pastor Tesire kugira neza no kugira ubuntu ni ibintu bimwe bifite indangagaciro zikora ku bice bibiri kandi n'ubundi biragenda. Zikora ku bakijijwe no ku badakijijwe. Donc kugira neza ntibireba abakristo gusa, bireba n'abapagani batari bakizwe. Kuko kugira neza ni umuco ariko kandi Bibiliya nayo yawifashishije kugira ngo urange abitwa ko bakijijwe. Reka tuze kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa gice cyaho cya 9 turasoma n'umurongo wa 36 tugere 41. Yego. Noneho tuze no kureba ku gice cya 10 ku murongo wa mbere no kugera ku murongo wa 2. Se wadufasha gusoma Imana igumugisha cyangwa reka nsome nta kibazo. Kandi iyo pahari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Bibutse ko iki nicyo dushaka kuvugaho. Uwo mugore yagiraga imirimo myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko irudahari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri. Baramwinginga bati ngwinuze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara.
41 Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Amen. Igice cya 10 naho haravuga ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwa Koroneliyo, yari umutware utwara umutwe w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyana, yari umunyabuntu, yari umuntu w'umunyedini ariko yubaha Imana nabo mu rugo rwe bose. Yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, ariko ubuntu bwinshi riragaruka cyane. Ubuntu bwinshi apana buke, bishoboka ko abaho n'ubuntu buke. Yakoraga cyane, donc yari umunyabushake mu kugira ubuntu, yari afite ubwo bubyutse bwo kugira ubuntu no kugira neza. Dore ko yari umuntu udasanzwe cyane. Hano Bibiliya iratubwira ngo noneho ngo wagiriraga abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Amen. Numvishije icyamuteye kugira ubuntu bwinshi, yegeraga Imana agasenga Imana ubudasiba. Uwegera Imana rero akaba mu mbaraga z'Imana akora ibidasanzwe. Hari imbaraga zatumaga akora ibyo bwiza, zamusunikaga. Ariko se pastor, reka turebe ibi bintu tubwirwa kugira ubuntu no kugira neza, ubundi ndumva bishingiye ku cyitwa ubumuntu. Iyo umuntu afite ubumuntu muri we, burya ubumuntu, tuze gutandukanya ubuntu no kugira neza n'ubumuntu, kuko umuntu atakaje ubumuntu, kugira neza ndatekereza ko bitashoboka, ndetse no kugira ubuntu byamugora. Kandi abantu benshi bajya bahinduka nk'inyamaswa bari bazima, ariko ukajya kureba ukabona umuntu yabaye nk'inyamaswa, yatakaje ubumuntu. Ntabagikunda, ntabagitekereza kuri bene wabo, kandi ashobora gutakaza ubumuntu ageze ahantu hakomeye, afite byose, nyamara acyoroshya akiri hasi, yari afite ubumuntu. Ariko uko agenda azamuka mu iterambere, azamuka mu bintu byinshi, agenda atakaza ubumuntu. Twumve ko gutakaza ubumuntu bitava kuko umuntu yagize ibibazo byinshi, ahubwo n'igihe umuntu yagize ibisubizo byinshi ashobora gutakaza ubumuntu. Ni umuzi ugenda usharira, uranda. Tangazwa nuko umuntu ashobora kuba akomeye, ariko bene wabo bakabura uburyo biga kandi afite ubushobozi bwo kubarihira. Urumva umuntu ukuntu aba ameze, akaba atarihira umuvandimwe w'ishuri. Yarakuze ari umuntu mwiza, hanyuma yagera mu bisubizo byiza agatakaza ubumuntu, agatangira wa mutima w'ubunyamaswa ukaza. Umutima w'ubunyamaswa utarimo imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana, wenda n'inshuti nziza zabasha kumuyobora mu nzira arimo, agakura ari ikihebe. Agakura ari ikihebe kibeshejeho, amafaranga yanjye ninjye wayakoreye, ibintu byanjye, ibyo afite akumva ko atabisangira n'abantu, yajya no kubisangira n'abantu akarobanura ababisangira nabo. Kandi akenshi areba ngo uzabimugarurira. Reka ndebe, hari ibyo bita kuvuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Uzi impamvu babivuze? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kugira amaboko maremare, ibintu asigara ashaka abo bareshya, akaba ari bo basangira. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo dusangire n'aboroheje, dusangire n'abakene, tubabarane n'abababaye mu cyimbo cyo kujya kubabarana n'abakomeye. Ntabwo gusangira n'abakomeye ari bibi, ariko kwibuka na babandi wavuyemo, kugira neza, kugira ubuntu, biva ku ndangagaciro yitwa kugira ubumuntu. Kandi Pastor Tesire, ndagira ngo nkubwire, basogokuruza bari babifite. Ushingire mu gisokuruza kiwanyu, nanjye shingiye mu kiwacu. Ba data bakuze bazi kugira neza nubwo batari bagakizwa. Cyane gihe nakuze nsanga bagabirana inka, batereka inzoga, imiryango ikaza igahura, bakagabirana, bakiturana inka, bagashyingirana, bagafasha abana babo. Ariko Pastor, nabo muri iyi minsi ya none nabitwa ko badakijijwe nabo barabitakaje. Ndagira ngo sinzi ikintu cyabiteye, nabo ndabona basa naho bisubiyeho bya bindi bya mbere batakibikurikiza neza. N'isi yahindutse kuri iryo jambo ry'ubumuntu n'ubuntu. Urarivuze numva ringeza ahantu. Mu by'ukuri jya nkura mbyiruka nasanze abantu bagabirana inka, mu kwezi kwa karindwi amasaka yakwera ukabona benzi ibigage nta gakiza bari bafite, ukabona bafite urukundo baratumiranye, imideri imitwa baturana imitwa, umuntu yakoresha ubukwe ukabona umusozi washitse abantu bateranye. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, ibintu byarahindutse. Ndimo ndibaza ngo nabo baratewe,
simvuga ngo umwuka winjiye mu barokore no mu bapagani wagezeyo uri hose impande zose mu bakijwe n'abadakijwe ariko bo bakagira amahirwe y'uko wenda nta jambo ry'Imana bazi ariko cyane aho umuntu bubuze naho imbuto z'umuntu zitagaragara ni nko ku barokore mu bakirisitu hari igihe umurokore gukorera ikintu kibaza ni umurokore igikoze cyangwa ni utarakizwa agahimuka harabiba abantu amafaranga hari ubuhamagara uri mu kibazo kandi umuzi nk'ubushobozi atanabugura akarira nk'uko umuganyiye akarira akaganya nk'uko uganye njye rimwe nigeze kurwara indwara nirukira ku muntu kandi mwene wacu wari ufite amafaranga ndabwira nti nguriza 3,000 njye kwishyura mitiwere yanjye ku giti cyanjye atari n'umuryango wose kuko icyo gihe bemeraga 3,000 by'umuntu ku giti cye mu by'ukuri urebye ukuntu nari imeze nari narwaye igituntu icyo gihe arangira ngo we ngo ajya akora ubufasha bwo kwishyura abantu ngo ariko ngo akabishyura mu kwezi kwa mbere ngo hari mu kwa 9 agiye ndwara icyo gituntu noneho ndeba ukuntu ndi buprolonge kugeza mu kwa 9 kugeza mu kwa mbere mpereye mu kwa 9 iyo mfashanyo y'umuvandimwe y'inshuti ikazangeraho naravuze nti ariko mana ubu se abagirira neza bo abifashwa n'izihe mbaraga kandi uje na nyuma mu kwa mbere ari umukozi w'Imana umukozi w'Imana no kuvuga ngo na nyuma mu kwa mbere ubwo nta wafasha noneho nongera gucumizwa n'undi muntu wahagaze ku gatuta arigisha ndi imbere mu materaniro mwumva aravuga ngo kugira abakristo 100 b'abakene yagira abakristo 10 b'abakire aravuga ati uwo wanapfuye gese najya kumushyingura apfuye uwo mukene ntiyajya kumurabira ariko mpita mushyira muri mabano muri blacklist ndavuga nti uyu nguyu ashobora kuba ibyo avuga atabizi umbwire ko umuntu udashaka abakene kandi Bibiliya ivuga ngo ideni nziza Imana ikunda yita ku bakene n'abapfakazi wowe ukavuga uti giyeho gutunga abakene 50 mu rusengero nzatunga abakiri 10 namugeze wese ngo wowe namutekereje uyu azimana afite umutima wa kimuntu azi ko yavutse mu muryango ukennye azi ko ahavuye hari habi ubu wamubaza ubuhamya bwe yavutse asanga ari umuntu yasanze ari umuntu ufatika ese uwamufashije ari umukene we twazamugororera iki rero nsanze ko imitima y'abantu yarahindanye mu mpande zombi pasa turebe kandi hose tubafashe mu mpande zombi kwibutsa erega iri jambo rirasa naho harimo kwibutsa abantu inshingano rimwe na rimwe Cornelio Bibiliya Cornelio yatubwira ngo ari umunyamahanga ari n'umunyedini utarakijijwe ariko kuba ari umunyamahanga w'umunyedini ngo yubahaga Imana akagirira abantu ubuntu bwinshi none se uyu munsi tuvuze ngo umurokore niwe ugira neza twaba twibeshye kuko hari n'umuntu utarakizwa ahubwo ufite kugira neza ugifite ubumuntu ufasha abakene ubagirira impuhwe ubagirira imbabazi rero nitubwiriza abantu turahagarara impande zombi kugira ngo buri muntu wese yiyumve kandi aho yarageze agarukiraho ashaka Imana ariko pastor hari ikintu nge ntangara ubundi kugira neza nkuko uvuze ngo duhagarare mu mpande zombi ni umuco w'abantu bose ku isi yose abantu bose burya niba koko bitwa ko bafite ubumuntu muri bo basabwa kugira neza kandi bakagira ubuntu bwinshi niba afite ubumuntu uko mbibutse ko Imana yaremye umuntu umwe kandi uwo muntu umwe yamuremye imuremanye ubumuntu kugira imbabazi kugira urukundo kugira amarangamutima nta muntu utagira amarangamutima kabone naho baba ari abami wari wabona abami uburyo bishima arishima akakugabira arishima akakubwira ngo nguhaye igikingi arishima akakubwira ngo nguhaye girinka kuko aguhaye amata kandi reka nkwereka ko arakubwira ngo nguhaye inka akazaguha naho uyororera burya ni ugukorwaho nawe nyine afite amarangamutima ya kimuntu kuko afite ubumuntu abantu bose Imana baremanye ubumuntu ariko igitangaza hari icyo nibaza basogokuru batari bakizwa bo bacumbikiraga abashyitsi hari umuco bagiraga nzi wacu data ntiyajyaga gurisha amata oya buri wa gatandatu wabaga ari abantu baje gufata amata y'ubukwe tukavuga ati se ko yashize ati we nimuha abantu ubukwe mwe muzanywa mu kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri bakayabaha bagaha amata abantu bose bajya gukora ubukwe icya kabiri nakuze mbona abashyitsi n'abantu batambuka ku nzira bakabahamagara ngwino unywa amazi ngwino basurye ubone kugira ese ugiye uri mwene ndi urumva ibyo bintu agiye kumugirira neza atamuzi agiye kumugaburira atamuzi agiye kumukarabya atamuzi amucumbikire atamuzi uyu munsi kugira ngo ubone icumbi
hano mu mujyi wa bakubaza Kigali ibyangombwa sana gusasa ahubwo ko bashiduka bari kukubwira ati turajya turakuraza n'ahatari aho kurara. Uvuze ukuntu batangaga amata numva uramfashije. Ejo mu gitondo hari umuntu wangiriye ubuntu angirira neza wahuye n'umunyabo yasanze wanjye nari ndyamye ngiye kumva numva umuntu arakomanze araza afite akadomoro kari ka litiro 7 harimo amata nka litiro 3 kandi ntiyoroye. Nibajije uwo muntu ayo mata yakuye katoroye, ese yatekereje ate kujya ku muhanda kugura amata litiro 3 arazikuzanira akayanzanira? Kandi pastor uwo mugabo agira akabari, niho kintu cyo agira akabari. Uvuze iryo jambo nkorwaho cyane. Agira butike akagira akabari, acuruza inzoga aranazinywa. Noneho reka tuze turebe wa murokore rero, tuze turebe wa muntu duciraho iteka ngo nabapagane ntibazi Imana. Agira akabari, turaturanye n'inzu ya mbere igenda nomero 3, we ni nomero ya mbere, ariko nagiye kumva numva arakomanze. Noneho reba uburyo yagiye muri uwo mwuka kuntekerezaho, akumva ko nkwiriye no kunywa ayo mata. Litiro iwacu iragura 450. Noneho akomanze naramurebye mbura icyo mvuga, yarinze arenga nkiseka numva nishimye kuko nteko mwisi aba bantu beza kwera. Nahise mbwira umwana ntuyateka udashyizemo amazi, twinywera amata y'umugira neza, Imana imuhumugisha imugire neza. Noneho icyo kintu ndagitekereje. Hari n'undi munsi yigeze gusanga ndwaye, azazanye cya gicupa kinini cya fanta kiguri cya 5, uwo wazanye ayo mata. Nkibaza urukunda nkunda atazi na Kristo yinywera inzoga ari umuntu ufite akabari ruhande rwanjye aho, urumva ko uwo muntu afite umutima wa kimuntu, aragira neza, afite muri we. Nibaza ko nubwo tumwita umupagani ubwo si kabiri. Hari undi munsi nanone nari ndi mu kibina cy'ibihumbi 100, umunsi wo kwishura nta nari mfite. Nanone ndagenda ndamubwira, yewe yakuraga tiriware gutya, arayabara nyizeye atavuga ati nta nacuruza nta nahantu ashobora naho duhuriye. Uwo mugabo rero ndagira ngo nzamwingingira Imana nakizwe azagere ku musaraba neza, kuko uvuze ngo ntakirirwe n'Imana yakugaye. Hari abarokore batagira neza, hari abarokore batagira ubuntu, hari abarokore batagira urukundo, hari abakore b'abagugu, hari abakore b'ibisambo. Icyo kintu ndagira ngo tukivugeho. Ahubwo sereka nkubaze, uzi ko abantu bajya bibwira ko kwizera gusa Kristo bihagije, ariko wibuka ko ijambo rivuga ngo Imana ibira amatendo. Na Yakobo kwizera kutagira imirimo upfuye. Uyu munsi ndimo mvuga imirimo y'umuntu ucuruza mu kabare, ugira neza akagira neza, akagirira abantu ubuntu, akabaha icyo bakennye kandi batanakimusabye, akicara akabatekereza, akabagira neza. Uyu munsi umupasiteri ushaka kugenda akakugira neza, umuvuga butumwa mugenzi wawe, ubu nta kibazo uragira, uri kumwe n'abantu biyita barokore kandi ntibakigukemurire bafite ubwo bushobozi, ahubwo bagasigara bavuga ngo reka turebe ngahango kamubayeho, rero reka turebe kari buhave. Za mpande zombi ndimo mvuga turi buvugeho. Hari abantu barimo bagira neza kandi aribo duciraho imanza, aribo ducira imanza. Hari n'abo tuyoboye cyangwa tubanye n'abo dushumbye mu matorero cyangwa badushumbye, ariko batagifite ubumuntu muri uwo mutima w'imbabazi wa kimuntu wo kuba bagira imbabazi ngo bafashe bagenzi babo. Barahari bake ariko baranahari benshi. Icyo kintu tukivugeho kugira ngo imitima y'ubwoko bw'Imana yongere igaruke mu nzira neza. Pastor urabivuze neza, Bibiliya yatubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe. Niyo ntego turi kuvugaho, kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe. Uko ibitambo bisa bityo nibyo binezeza Imana. Donc ibitambo bisa bityo nibyo binezeza Imana. Niko mu Baheburayo 13 umurongo wa 16 babivuga, bahadusomera kugira ngo abantu bataza kugira neza no kugira ubuntu. Ntitukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu. Ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Urakoze cyane. Mwumvira ababayobora. Mubagandukire. Aribo barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Uyu murongo wa 17 pastor ndagira ngo tusubiremo kugira ngo abera b'Imana baduteze amatwi bawumve neza. Mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko aribo baba maso, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Aka kantu rero ndagira ngo tukavuga ntugasoje neza, aravuga ngo nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikora na kangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Urumva iryo jambo
ni ukuvuga ngo abayobozi bakwiriye kumvirwa rwose kugira ngo abo bayoboye babashe kubarindana umutima unezerewe. Kwibutse uri pasiteri, nanjye ni pasiteri. Iyo abakristo batari kutwumvira tubayobora na kangonono. Uzi ko hari umuntu ubwira ijambo ry'Imana ari kukubara gusa ngo mva mbese ngo buragamije iki, ngo buragiye kuvuga iki, ngo buragiye muri bya bindi. Donc ntashaka kumva ijambo ry'Imana umushumba ari kumubwira cyangwa umuyobozi we, reka dukoresha umuyobozi, arashaka gushyira muri matematike mu mutwe kugenda uko ashaka. Ntashaka kuyoborwa n'ijambo. Kubera iki? Dufite abakristo batagikunze abayobozi babo. Wari ubizi? Dufite abakristo batagikunze ababwiriza butumwa. Hari no kubwira ngo ngewe nshinshaka n'umuhanuzi abo ibyo bahanuye bibwira. Urumva yageze hatagishaka n'umuhanuzi, azageraho yirukane n'Imana yarije kuvugana nabo. Urumva kuko iyo wagezaho wanga ab'Imana inyuzamo ibintu. Iri jambo pastor, iri jambo irakomeye cyane. Icyambere umushumba mwisi ni nk'umuntu uhagarariye Imana. Urakoze cyane. Yakabaye yubahwa, yumvirwa icyo abwirije abantu bakagiha agaciro, bakamenya abantu kubigenzuza umwuka byavuze, kuko ntago byose ariko abantu babyemera cyane ko n'abari mu rusengero burya batandukanye imyumvire, ariko kuko ari umubyeyi umugisha wa mbere yakabaye abwiriza abantu bakamwumva. Ariko ngira ngo n'ibihugu muri Tanzania hano twari turi ni ukuri abantu bumvira umushumba. Je sinzi ibintu byo mu Rwanda birimo biragenda bigucanga, kandi nanjye bijya bincanga pasta. Kubera ubukene bwinshi bwo mu gihugu, ni ukubera abantu babaye ibyihebe n'ibyihebeze, ni bwabo umuntu bwavuye mu bantu n'ubu muntu. Ariko Tanzania, umushumba wa Tanzania hanjye navuze ko natangiraga amatora munsi y'ibiti Uganda, ugatangira ahantu za Kenya, umuntu araje abumbye amatafari ku giti cye, umuntu araje gusa amabati, aguhaye ikibanza cyo kubakamo urusengero, aguhaye inka gukamera abana. Cye sinzi aha ndabona bikomeye, ariko ubu umuntu hari ahantu buri no ku bantu batazi Imana no kuba ari mu rusengero. Ariko ahangaha ngo nimwe murindi imitima yanyu yabo abashumba n'abarinzi b'imitima y'abakristo. Icyo kintu cyumvikana neza. Nimba umuntu umuyoboye akakunanira, nimba umubwiye icyo akora akakunanira, nimba umubwiye kwitanga ati sinabikora, akaba mu rusengero nta kintu na kimwe yamara urusengero, uyu muntu kuzamubazwa nutunguka mu bwami bw'Imana bazakubaza ko ari ikibazo ni kimwe. Uyu muntu aragira inama abakristo kugira ngo bumvire ababayobora, kugira ngo babashe kubayoborana batabayoboye akangononwa. Ni ukuyobora umuntu ariko utamukunze, ni ukuyobora umuntu utamunezerewe yaturuka yaranguri yaraje, kandi kenshi koko abo bantu banameze ukundi kuntu. Reka nkubwire ikintu gikomeye, nturi pasiteri uzi kubona umukristo wawe akwandarika akagenda kuvuga hanze uko utari. Ni nko kubona umwana wabyaye ajya kukwambika ubusa ku karubanda. Donc twumve ko abakristo bakora amarorerwa, n'abashumba bashobora gukora amakosa. Ntabwo ndibuze kuvuga ku mpande rumwe. Abashumba bashobora gukora amakosa, ariko reka nkubaze, umwana papa wawe, reka mvuge wowe, papa wawe yambaye ubusa, wajya kumuhamagarira rubanda cyangwa wahita umwambika? Rero dufite abakristo batazi guhishira n'ababyeyi babo. Reka nemere ko umubyeyi yakoze amakosa, ariko se ko kurajya kubivuga ku musozi? Ubu wafata papa wawe yambaye ubusa cyangwa mama wawe ugahita uhamagara ngo nimuze murebe mama yambaye ubusa, papa yambaye ubusa, ugahamagara? Cyangwa ahita uyishira ugatwikira? Dufite abakristo batazi gutwikira abayobozi babo. Dore ingorane rero, abayobozi iyo babamenye basigara babarwanya. None umukristo akasigara avuga mushumba yarankomerekeje, yarandwanije. Burya umushumba kugira ngo arwanye intama biterwa n'imiterere y'intama. Ntabwo umushumba ashobora kubona umukristo aje amugannye ngo amurwanye hatari impamvu. Nuko izo mpamvu zihishwa. Ariko burya umuntu nakubwira ngo umushumba yaranyanze, arandwanya kugeza ku rwego ankoreye ibi, hari uruhare rw'umukristo aba yakoze. Si tujya kudetaya, ariko ruba ruhari, kuko icyo umwungeri yashyiriweho ni ukuragira iyo mitima ntuzayibazwa. None bibaye ngombwa ko yegura inkoni yo gukubita, nuko hari yananiranye. Uzareba tuyoboye abakristo batandukanye, abavuye mu nsengero zitandukanye, usanga akenshi umuntu ashobora kubwira ngo nabaye muri Zayoni, nabaye kwa Masasu, nabaye muri mbwira n'irindi toro nawe uzi New Vision Pentecoste, ADPR, mu baporoso. Ese uyu muntu yazengurutse ahantu hose nta mana yahabonye?
hari igihe ananirana kandi uwo muntu nubwo nawe ugiye kumuyobora akaba ikigande nawe ugiye kumuyobora agucunze ni nk'umugore warongowe n'abagabo 10 ugira ngo wa 11 azamushobora biba bigoye ubwo ibyo mvuze urabyumva rimwe na rimwe inzira tunyuramo ishobora gutuma dutakaza ubumuntu inzira ducamo n'ibintu tunyuramo bya buri munsi bishobora kutwambura ubumuntu kimwe rero gituma umuntu abasha kugumana ubumuntu ni ukumenya kumvira abamuyobora yego n'ijambo ry'Imana rivuga kumenya kumvira abamuyobora ucishwa bugufi mugahuza umutima mukaba mu mwanya umwe umushumba n'umuyoborwa bose bakaba ari abantu bavuga rumwe ikindi pastor nari ngiye kuvuga kugira ngo tuze gusoza iki kiganiro twasomye Tabita ngo yakoraga imirimo myiza akayikora nta raporo asabwa gutanga yego urabyumva kuko uyu munsi hari abantu bagera neza akazinduka bivuga bike mwiriwe ati buri iriya kanzu iriya yambaye uziko ari nge wayimuguriye iriya modoka ni nge uziko iriya modoka ari nge wayimuhaye uziko ziriya nkweto yambara ari ngewe wazimuhaye urumva ko uriya muntu nubwo yagize neza ntagiye kwivutsa umugisha yanawubuze deja yawubuze kuko Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kuzabimenya ariko uzi kugira ngo umuntu akugirire neza agirirwa gutaramanye reka nkwereke ese pastor uzi ko buriya umukristo afata 100 akabitanga mu rusengero yaba asohotse mu rusengero ngo n'amafaranga yanjye natanze ngo n'ukuntu naguriye pastor ikote ariko ibyo narabyumvise ibyo bintu ni umuvumo ibyo narabyumvise bitandukanye rero n'ibyo Doruka yakoze imirimo adategereje inyungu izagaruka n'umushimira yambitse abantu atitaye ko nabo bazamwambika ubundi kugira neza no kugira ubuntu ukwiriye gukorera muri ibi bintu uko ari bitatu kumenya ko abo bikoreye utabategerejemo inyungu amen icya kabiri kumenya ko abo bikoreye inyungu uzayibona ku Mana yes kandi na Doruka niho yayibonye icya kabiri ugomba kwiga guceceka ibyo wavuze inaka ibyo wakoze apana kubisakuza yego nugenda uvuga ibyo wakoze uzaba uri guhamagara umuvumo kuri wowe icya gatatu ukwiriye kugirira neza utarobanuye abantu ku butoni uko hari abantu umve pastor witonde hari ukuntu ushobora kuguha 50,000 ariko tesire nkanjye witonde ubwo ninyakubaza nanjye uzayamba ndakugirira neza nawe uzanyinyitura abantu bagashaka kugira neza kuko wagiriye neza abona azabimugarurira burya ngo ntacyo biba bimaze ukwiriye kugirira neza umuntu ubona ko nta nicyo azana kugarurira ego kandi nunagirira neza n'uwo mureshya ntugatekereze ko azayikugarura ugakorera Imana udashaka icyo uziturwa uziko pastor uziko abantu batanga ibintu bimwe mu rusengero kugira ngo babagira abadiyakoni babagira abapasteri babagira abarimu babagira abantu ba hafi akaba yatanga ibyo byose kugira ngo akunde abone intebe y'imbere icyo ndakizi cyane njya nakibona cyane biriya bintu burya ubirabivuga yi kandi nk'umushumba kiriya kintu ndabivugaho impande zibiri hari igihe umukristo aba afite ubushobozi abona umushumba wakennye akamwitangira abikuye ku mutima w'imbere akamaranira kugira ngo umushumba we abe mu nzu nziza abana be bige wenda banarye kuko bifitiye ubushobozi ariko akabikora afite umutima wa kimana wa mutima wa muntu twavugaga akabikora adashaka kwereka abantu noneho yabikora gutyo babandi bacishirwa bugufi badafite ubushobozi nk'ubwe bagatangira bo bakaba ari bo bagenda bamuvuga we ariko atashatse kwiyamamaza uriya nawe ariyerekana buri gitondo azindukira kwa pasiteri bagira ngo ashimwe Tanzania barazaga bakoza ibyombo kandi uri mu rugo umugore bagafata nk'imyumbati bugari bagasekura uraho umuntu agafata ubwirisha akajya kwahira ibyatsi by'inyana ugasanga aravuga ngo uriya nawe anagipendekeza kwa mchungaji wake arimo arashaka icyubahiro kazamukuru w'itorero hari ababikora babikoranye umutima w'abumana uw'umwuka wera kugira ngo bandikishe mu ijuru nk'uko Matayo ibice 6:19 havuga ngo ntimukibikira ubutunzi mwisi aho inyenzi n'ingese ziburya ahubwo mwibikira ubutunzi mwisi navuze ko mbivuga kuri akote ebyiri site ebyiri uwo nguwo akabikora bikunze kandi akaba yanakwiyima ibye ku giti cye n'umuryango we ariko agakorera Imana yandikisha ahantu noneho urusaku n'amahane bikaza guturuka ku ishyari ry'aba bandi bagasakuza uriya ahora kumushumba uriya azi kwishyira imbere niwe ufata imodoka akamujyana kwa muganga yarwaye niwe ujyana abana be ku ishuri ariko mu by'ukuri uriya muntu aba yandikisha mu ijuru nkaho Doruka yandikishaga cyagiye kuko imirimo ya Doruka twabonye neza ko yamuzuye yapfuye
nimba Imana ibasha kwibuka imirimo rero uwo muntu ntago azapfa ubusa mu minsi yo kubaho urwo ruhande rw'uwo abikoze abikunze babandi nabo hari igihe bamuvuga bakamuteza ikibazo noneho Satani kava kuri babandi kamugera ati hagarika ibyo bikorwa wakoraga hagarika ibyo bikorwa ugasanga yabihagarika umushumba we nabaguwe nabakavuga turiya muntu namugiriye kuki ahindutse ko ntigeze umufata nabi ko namwubashye akaguma mu gihirahiro cy'ukuntu yatekereza kuri uwo muntu ariko mu by'ukuri nta kibi yamukoreye nuriya nta kibi ahubwo bitewe n'abanyeshyari b'abanyamagambo kandi Pastor Tesire ugiye kuvuga ka kabiri abarokore benshi bakijwe kunywa inzoga bakijya mu gitaramo cy'akabari ariko igitaramo cy'amagambo ishyari igitaramo cy'amagambo ngese yavuye warya ngo n'iburasirazuba ngo none se ngo buriya ngo icyo agendereye niki umuntu agashaka kugira ngo akurikirana ibitari byo gukurikirana niba umuntu yagize neza no comment rwose niba umuntu agaragaza ubumuntu muri we akerekana ubuntu bwinshi mu mushyigikira ahubwo uvuga ati wowe ndabona Imana igutije iteka ufite uburyo natwe dusengere tubone uburyo n'ubundi aho tukiri aho ngaho umuntu akwiye gukorera Imana bikunze kuko biraba ngo ubikora abikunze azagororerwa none se kubikora nakangonono wakorera Imana bikunze warangiza ukiruga byasasa ubivuga ahantu hose ukazahembwa iki akoze cyane babwira hari icyo twabwira abantu ku mwanya wa kabiri aho nari ku mwanya wa mbere hari igihe nacyo wenda abantu tugondoza abantu hari abakozi Imana bagondoza abakristo babo akenda kukama n'ikimasa ubwo nsubiye hahandi uvuga uti birirwa bazerera mu matorero no mu ngo barazerera noneho bagiye no ku ma YouTube channel nta hantu abatetsi umutwe batari noneho ugasanga umuntu umukristo azanye umutima w'urukundo mu itorero ahasanze umuntu umuyobozi umeze gutyo nabwo akagira igihunga akavuga ati mvuye hariya mpunga biriya na hano ndagarutse ndabihasanze rero nk'abakozi b'Imana natwe dukwiye kwisubiraho kuba hagati na hagati nta turagiye tuzabazwa Pastor haba no kuri YouTube cyangwa se ku rusengero ariko turabwira amahanga menshi aduteza amatwi turabwira isi yose abantu basengera abantu kumva we ngo ndagusengera ngo wohereje ngo fata amadolari 100 mu ntoki ngo ngiye kugusengera ngo ngo ngiye kugusengera ngo nkukureho umukasi ngo nkukureho inyatsi ngo ayo mafaranga ngo ngiye kugusengera ngo yafashe mu ntoki umuntu yayohereza agategereza ko wa muzimu uzamuvaho agategereza bya diamond iri muri mako rizamuvamo wamwatse igitambo ibyo ni ibintu birimo byica abakozi b'Imana ibyo ni escroquerie rero ibyo bintu tubifite abakristo baratureba abo tubwira n'abanyabwenge rwose impu zombi tuvuga Imana kandi tubwira abantu b'Imana bose bararemye rero n'abantu muri iyi minsi y'imperuka twifashe nabi mu murimo w'Imana icyo gintu turashaka kugirirwa neza kumbaraga rero hari abantu baza bakarunguruka bagasanga iyo bavuye naho bagiye ni hamwe ariko Pastor hari ikintu nenda kuvuga mu by'ukuri gusengera umuntu ngo natanga igitambo je sinjya mbyumva ntawe nanabikora birahari gene nayibona icya kabiri niba nagitanze nakazi ke sindi bubitindeho uko singiye kubivugaho nasaba gusobanura cyane muri Bibiliya noneho ikibabaza ni kimwe hari umushumba ufata telefone ngo ariko ngo ko nta faranga ryawe mperuka urumva kagiye kumera ngo mwishyuza Imana igukubite ngikwambure nibyo haze muri ibagirwa ntabwo ibyari byo donc urashaka ineza ivuye mu bwambuzi kuko reka twumvikane niba hariho kugira neza no kugira ubuntu ni umutima ukwiriye kubitekereza amen abana bikakubabaza ukiyima ikintu ku bwa mugenzi wawe kumera nka Bibiliya avuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda yembonye umuntu yambaye inkweto ihengamye mfite ipeya nk'eshatu nagenda nkibwiriza nkamushyira kandi ngo nkoreye Imana mbonye umushumba wanjye yambaye umwenda ucuye mfite amafaranga namuhereza akajya kugura costume kuko iyo yambaye neza nanjye mu ijuru banandikiwe ariko hari ubikora akavuga ati ira costume nige bayiguze hanyuma nawe ugashyekirwa nayihaye ikindi gihe cyagera ukajya wishyuza none ntutegereze no guhabwa cyane ntutegereze no guhabwa rwose ubwesikoro mu murimo w'Imana n'abanyamagambo bakora bakagenda birata ko bakoze bakoreye inyuma y'igitabo cy'Imana kuko utanga aheshwa umugisha kuruta gutanga Imana imuha umugisha kuruta gutanga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa none rero wowe watanze wahawe umugisha wahawe aragusabira umugisha ariko reka kugenda wishimagiza nige wabikoze icyo dukeneye kubwira abantu nuko bakorera Imana babikuye mu mutima
nawe ukavuga ngo hari ahantu nandikishije kubw'ubutunzi bwanjye ningera no mu kibazo nzasenga Imana nyibutse umurimo ingirire neza. Rero abantu bananiwe gutanga bikuye ku mutima ahubwo barabikora nko kwiyerekana, bakabikora nko kugira ngo barangize umuhango, reka ndebe ko namwikiza, wanamara kubikora ugasigarana agahinda ko wabikoze, kuko ubikoze utabibwiwe n'Imana, ubikoze utabishakamo umugisha, ari ukwiyerekana ku muntu ngo ugasigara witotomba mu mutima. Rero icyo Imana ishaka ni ituro rya mutima ukunze rivuye ku ndiba y'umutima, ituro uri buture utarebye ngo ni bingahe ngiye gutanga, 100 ni menshi, 500 ni menshi, ayo ufite koko nimba Imana ihesha umugisha umuntu watanze, iyo ngororano nawe uri bwakire wabikoze ufite umutima ukunze ni nini ku Mana, ariko nukuri no gutanga ugasigara uvuga amagambo nta kintu buryo ubukoreye. Urakoze pastor ku kintu uvuze tugana ku musozo. Imana ikunda umuntu utanga anezerewe ukabikora ubikunze. Reka tubahe icyanditswe kugira ngo baze kubyumva neza. Iyo usomye urwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya mbere n'umurongo waho wa 16 haravuga ngo ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru bikamanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire igicu cyo guhinduka. Kuvuga ngo data gutanga kwiza n'impano iva ku Mana, ni impano iva ku Mana. No kuvuga ngo abantu benshi bashobora kwamburwa iyi mpano kuko bazi Imana nako Satani azi ibitangaza ikorerwamo, kuko Doruka yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Ese buri yatayikora uzi ko Petero yari kureba agasubirayo cyane rwose, ariko ngo yasanze abapfakazi imfubyi bambaye bazunguza iki amakanzu, dore umwambaro yanyambitse, dore imirimo ngiravuga ngo Petero arababwira tumva nshingiye kuri iyi mirimo yakoze nimwegereyo. Iyi mirimo tuvuga kugira neza no kugira ubuntu bwinshi ntibikibagirane mu mwitorero ndetse no mu hari n'ikintu nabonye Petero atangiye kuvuga ku buntu n'imirimo yakoze, yasanze aba yayikoreye bahagaze abatemuwe, ngo buri muntu wese afite igitambaro, afite ikanzu, naribaje ese bagiye kuzana amakanzu, ibitambaro, amashati, amakositime. Urabona ko ubikora bikunze azagororera. Uyu murimo aba bantu babwiwe nande kujya kuzana ibyo Doroka yakoze cyane, ariko bwabo umuntu n'urukundo yabikoranye. Baravuze ati okay nge nibutse ko yapfuye, ariko kubera ko yapfuye nambaye ikanzu Doroka yampaye ndagiye, kandi iyo kanzu pastor ntago arazi ko ari Doroka wayikoze. Icya kabiri wakongeraho pastor ngo bazunguza imyenda hejuru ya Doroka. Uretse no kuzunguza imyenda, wibuka umugabo bita Hezekiya yibukije Imana imirimo ibwira Yesaya ngo subirayo, genda umubwire ngo mwongere imyaka 10 donc imirimo myiza no kugira ubuntu bwinshi bijya bituma Imana yiga. Ijambo rinsubiriramo umuntu ukora imirimo myiza n'impano imanuka ku Mana ikaza mu buzima bwe. Yakobo niko abivuze igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17 ndimukayobe bene data bakunda, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka kandi ngo agire igicu cyo guhinduka, nta n'igicu cyo guhinduka. Igihe twavugiye ubonye ko hari abakora badakoreshejwe n'impano iva mu ijuru cyane. Igihe twavugiye ubonye ko neza hari n'ababikora babishoboreshwamo n'imbaraga z'Imana, kandi impande zombi kubakijwe n'abadakijijwe. Rero mbere ku isi nibo ba mbere mu bitwa gukora neza, basurana bajya kwa muganga bagasura abarwayi bakabagaburira bakabambika, kandi ubikoza akabafite nk'abagore mugenzi we nta kibazo. Kandi ikintu nyambakundira bari abasilamu nubwo tudahuje kwemera ntibajya basenya idini yabo ngo bayisebye, barayubaka yivuge nabi urebe, barafashanya. Ariko twebwe twujura abakristo birirwa basenya itorero ry'Imana, barisenya ntibashaka ko ribaho, ariko ngo nabakunzi b'umusaraba. Burya umuntu wese ukunda itorero ry'Imana yifuza ko ryabaho, ariko abo ngabo ntibazanajya mu ijuru. Tunabivuze neza, Yesu yaravuze ngo abasebanya, abanyamagambo, abatukana, abasebanyiriza mu byongorerano, barya bongorerana mu bazagera mu bwami bw'Imana. Tureke kubeshya abantu tubabwiza ukuri, ubikora uwo nguwo ntago azinjira mu rurembo Siyoni rw'Imana. Uko niko kuri, kandi Abagalatiya 6 Abagalatiya 5:16 aravuga ngo bene data ngiyo abo ntabwo bayobowe n'umwuka, bayobowe n'umubiri.
kandi abo bose ntibazabona ubwami bw'Imana. Ariko iyo mirimo ya kamere kubabwira twayivuze. rero harebe twaharebye Abagalatiya 6 tukahavuga 5:16 Abagalatiya 6 turi hano kugira ngo tubwirize ubwoko bw'Imana. Nunabikora ari mu nzu y'Imana yumve ko azacirwa kwiteka kuko iki nicyo gihe Imana imuhaye kwihana. dore uko havuze 16 ku gice cya 5 ku 16 yego ndavuga nti muyoborwe n'umwuka ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka rero kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye kuko ibyo binyuranye nicyo gituma mushaka gukora ibyo mushaka gukora atari byo mukora kuko ibyo bihabanye niyo mpamvu tutakwemerera imitima y'abantu ngo ibyo batekereje cyangwa bakunze babigumemo nk'abashumba twababwira ko babivamo ariko niba muyoborwa n'umwuka ntiba mugitwarwa n'amategeko tuyobowe n'umwuka bwa buntu bw'Imana y'ampano y'Imana nta tegeko riba riducira kwiteka. Dore rero imirimo ya kamere tuyivuga abantu bayimenye kuko burya hari igihe dukora imirimo ya kamere ntitumenye ko turi gukoreshwa na kamere ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni uwa mbere ni ugusambana abasambana bose ntibazajya mu ijuru no gukora ibiteye isoni ntibazajya mu ijuru n'iby'isoni nke ntibazajya mu ijuru biruzuye hanze aha uzi iby'isoni nke biri hanze aha nigeze gusanga abantu bigubisa ahantu banywa kave kandi ari abakozi b'Imana bambanya ati tugirire ubuntu rwose tubabarire cyane ibyo si by'isoni nke ubundi se bwo nkubaza niyo wabagirira imbabazi ijuru rizabagirira imbabazi wowe se uri ijuru isoni nke kubona warihannye ukanamuza ukajya ku karubanda ukavuga ko uzi Imana umuntu akagusanga mu mwanya w'abanywa ibinzoga n'abasambanyi n'abambara ubusa bitari bikwiriye ko babwambara hano hagakomeza havuga ngo n'ibishushanyo no kuroga abuza abantu barogesha amagambo uziko abarokore buriya arabahanga wavuze ku itorero agasenya umuntu wakoraga imirimo myiza akamukura ku mushumba akamusiga heruheru akanezerwa no kukubona uraho utagira umuntu kwita uziko hari indumwe ya Satani iza mu rusengero ije kugira ngo itandukanye umushumba n'abakristo ziruzuye ariko buriya pasiteri uziko azakurya akakurangiza ariko uziko buriya pasiteri buriya atanagusenye ariko buriya amafaranga umuhereza warayahazi ariko buriya utekereza ko uruta runaka wagiye uze ko uruta runaka utagigira gutya ataraja kurye ariko pata reka nkubwira hari umukozi w'Imana wangiriye neza Imana ishimwe uvuze iryo jambo ndaryibuka urabyumva amagambo bafite uwo si umurozi agirira neza kandi nawe adafite cyane akanyitaho nge nshobora kurya n'abana banjye kandi bakarara ubusa n'umugore we n'abana uzi ko uwo muntu kabone naho yaba bikora atabizi uzi ko icyo kintu ujya gikora ku mutima w'Imana ariko bangira ngo ntawabasha kumuroga uriya arakomeye ariko abenshi bararogeka kandi benshi bararogetse uzi kubona umuntu agutandukanije no mugenzi wawe ntacyo mupfa abarokore bagira za munyangire buriya jewe reka nkumenera ibanga nubwo nakazi kawe nutumva akavuga akagutandukanya undi nawe kubera kutagira mu mutwe no kutareba kure no kutagenzura akakwikuyongora waje mubaza ese yewe ko tutakivugana ati yewe nabaye busy ese kutakimvugisha no kuri telefone muri iyi minsi rwose mfite ibintu mpugiwemo byahebye kaje hari umurokore mubi w'umurozi wabatandukanije hano rero abantu bazi ko abarozi ari batanga ibyatsi abantu benshi basohotse mu nsengero badafite impamvu basohowe n'abanyamagambo akava mu rusengero gusa ngo barambwiye akareka umurimo w'Imana gusa ngo bavuze nta kintu ntarabona uwo muntu si umurozi reka tubagira inama tubana n'abarozi mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana barimo tubana n'abantu badakirijwe mu nzu y'Imana nubwo inzu y'Imana tuyibona nk'urusengero rukirijwe ariko abo ngabo nibo batuzanye hano reka tubabwire Imana yego Bibiliya tubwiye ngo n'abarozi n'abangana kwangana none hari no kwangana abangana kwangana kumbe hari abangana gake hari n'abatsindagira cyane akangana none abakabigira urwango muri we mu mutima bakarema ikintu gikomeye ariko pastor kwangana no Bibiliya iravuze ngo abangana no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana no kwitandukanya no kwirema ibice uza abantu kundu birema ibice mu rusengero biri mu rusengero ugasanga abantu bafite agatsinda kabo agatsiko kabo ugasanga barakaremye bafite wavuga ati twe ntitubyemeye watanga inama tizo ntituzishaka
ariko ubundi pastor uyoboye abantu bameze batyo ugatanga inama ntibazemere ukabashyira mu nama ntibemere gucishwa bugufi ngo bakore nk'ibyo abandi bakora buriya bari abantu umuntu aba bayoboye ngo azabagezeye bashatse ntibanagenda ugize amahirwe ayo mahirwe saraboneke tibagenda ntabwo bagenda kandi bari kuri misiyo bakurwanya bahari ukajya uri mushyashya ugatangira gushyuha no gukora umurimo w'Imana bakaza akavuga turabiharaye natwe twaje mbere ubu sugira ngo uraturusha ugira se ngo wakora kugera ku gipimo cyacu aze kwidumbukiza wajya umenya amakuru ariko yutubaza ngo abo bose birema ibice wumve yego barangiza bakagira icyo bita kwitandukanya yego n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa kugira ngo akugomwe ikintu gusa ntabwo urabona abantu baje kukugomwa narababonye benshi ngewe naramugize mu rusengero umukristo aravuga ngo reka ntanga amafaranga kubw'umurimo w'Imana arangije ambwira ati wagicucu uratanga iki uratanga iki uyazana tukayasohoka tukajya kwirira uru rusengero se urarwishyuramo ibiki kandi uwo ni umukozi w'Imana ari umukozi w'Imana umwana aravuga ati ngewe uyu muntu nje kumurega mu rusengero arambuza gukorera Imana kariho nkuru umugisha wanjye kubera iki tubimubwira avuga ngo mumbabarire ngo barabifindafinda nyine ariko ibaza umuntu ntashaka ko urusengero rwishyurwa ntashaka ko ari aho twava n'aho twagera ariko tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ijuru ryahumuye we hase koko ryahumuye ntabwo ryahumuye dore rero aba bantu tubavuga dusoza umwanya wabo tuwureba aho bazajya kandi barahari mu y'Imana no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa biryo ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa biryo batazaraga ubwami bw'Imana wumva ko bakorera inyuma ya zero ariko hari n'abandi beza tutasoza tutavuzeho ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo umva ababikora mu rukundo bazagororerwa n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza umvishe ko bigarutse kugwa neza umvishe ko bigarutse aba nibo mbona bahagaze ku muryango w'ijuru neza aba neza bahagaze ku irembo ry'ijuru kandi turabafite bake batari umubare wa benshi na Yesu yaravuze ngo afite abantu bake isarudi afite amazina make banditsweho ikimenyetso cy'umwana w'intama cy'amaraso yamenetse ku musaraba ariko mwana umva barahari bake babana n'abakirisitu ngo no kugira neza n'ingeso nziza no gukirana no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana n'abana b'Imana bategereje Kristo impanda izavuga kandi abo nta rusaku bafite reka mvuga aka kantu tugana ku musozo tubwira aba bantu bakora neza iyo usomye ku gice cya 6 umurongo waho hano ku murongo wa 7 haravuga ngo ntimukayobe Imana ntinegurizwa amazuru yego kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ubibira mu mubiri we azasaruramo kubora ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho 9 rero twe gucogorera gukora neza kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa iki isari uzi ko uyu muntu ukora neza adakwiriye kugwa isari ngacogore uko ari abantu batangira bakora neza bakora imirimo myiza bafite n'ubumuntu ariko bagera hagati bakananira bagacogora iminsi kabacogoza turabasengera abantu bakwiriye gusengera turabasengera Imana ibagarure kandi Imana irabaza kandi baracogoye nabo aha ngaha tuhasubiyeho kuri aka kajambo dusenga Imana burya kenshi aba bantu bacogozwa n'abandi ariko ndagira ngo mbabwire ko bakwiriye gukomeza kubatera imbaraga no kubatera umwete kubera iki twavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza iki niyo topic yacu twarimo tuvugaho nibyo bishimwa n'Imana Abakorindi 9 urwa kabiri rw'Abikorindi igice cya 9 n'umurongo wa 6 haravuga ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba nkeya azasarura bikeya ubiba byinshi naho ubiba byinshi azasarura byinshi umuntu wese atange nkuko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda umuntu utanga nezerewe amen aba bantu bagikora uyu murimo mwiza Imana ibahumugisha bakomeze bakore ibatabare imirimo yabo yose bakoze myiza izabaherekeza reka nkubwire wibuka mu bahebu nako mu byahishuwe 14-13 hari ijambo rivuga ngo hahirwa bapfira mu mwami
umwuka nawe ati ye baruhuka imiruho n'iki n'imihati ariko kandi imirimo yabo kuko igiye igize ute imirimo izaduherekeza ese buriya bitazaherekeza mwuka agira imana ndagira ngo twongere dutekereze kugira neza n'abari barananiwe twongere twiyongere twiminjiremo agafu n'abari bacogoye twongere n'abakoraga nabi bari baramaze gufata undi murongo utari mwiza bagaruke mu murongo bongere batekereze kongera kugira neza uzi kubona ufite bene wanyu udashobora kubagaburira uzi kugira umuturanyi ushonje w'umugaburire ntugire icyo umuha umurushije uzi kubona urya ibiryo bikameneka ukabigaburira imbwa warangiza utazi ko hirya no hino hari abari kuburara uzi pastor kuba umukristo ashobora kuba afite akazi azi ko umushumba we nta kazi agira ntamuhe n'icyacumi kandi akajya agenda atanga raporo ngo ndi umukristo wo mu itorero ibunyanaka uzi ko ibyo bintu biteye agahinda tujye gusenga Imana nyemerere ngiye kuguha umwanya usenge wongere ubwire Imana ngo Mana wongere uminjira agafu mu mitima yacogoye mu mitima yananiwe mu mitima ibabaye mu mitima yakomeretse yongere yomorwe inguma ikore neza kuko kugira neza no gukora ibyiza ibyo bitamba ari byo bishimisha Imana ikumbera umugisha urakoze pastor mwami Imana turagushimiye tuguhaye icyubahiro data wera Imana y'abafite umubiri bose Imana itarobanura ku butoni Imana data wa twese umugaba w'ingabo intwari mu ntambara umutabazi mwiza ndagushimiye Kristo wera ndagushimiye kubw'uyu mwanya twafashe turi hano mwami turi hano tubwiriza ubwoko bwawe turi hano tubwiriza imitima yacu bwite tuyizanye mu biganza byawe aya masaha ijambo ryawe rigira umumaro wo kutwigisha mwami buri muntu wese waduteze amatwi turimo tuganira tuvuga ijambo ryawe abera b'Imana bahamagawe basizwe aba amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo ndingize ngo umwuka wawe wera ababwire muri aya masaha fasha buri muntu wese tabara barushye tabara baremerewe tabara bacogojwe n'amagambo y'abagenzi babo tabara barushye mu izina ryawe rihimba izina ryawe rishyirwe hejuru tabara abadakora kandi mu izina rya Yesu bagirire neza batekereze mu buryo bwiza batekereze mu buryo bwagutse Doruka tubereye icyitegererezo Hezekiya atubereye icyitegererezo Koroneliyo atubereye icyitegererezo bakoze imirimo myiza Bibiliya irabahamya irabavuga n'uyu mwanya mwami niko dusenze mukomeze ubasange usanga imitima yari yaribagiwe usanga imitima yari yaracogoye wongere uyitekerezeho mu mitima yabo wongere ubyutse iyo mitima wongere ubyutse ibitekerezo kugira ngo abashe kumenya ibikwiriye mu gihe gisa n'iki urakoze kubikoze kandi bigenda neza mu izina rya Kristo Yesu amen.